uriya muntu ntabwo ari imvura yamuzanye, kandi nubwo yapfuye, nta nubwo yaba yapfuye mu ijoro ry'ejo bundi zikarwa imvura yaguye. Uriya muntu ahubwo, uriya muntu abantu baramwishe baramuzana bamushyira hariya, kuko iriya mvura yamutabye imusangamo. Ntabwo umubiri waba umaze kumera kuriya muri ino minsi ko ari 3 kirazira. Ikintu cyakorwa rero nk'aha hantu usanga hatari amatara yo arakenewe, kandi n'umutekano nyine ukongera ugakazwa hakagira izindi mbaraga ziyongera. Niyo mpamvu dukeka ko wenda ko abagizi ba nabi baba baramuzanye umugani bakadutwerera umurambo. Deco Green Company Limited tubazaniye serivisi ntagereranywa utasanga handi, aho harimo serivisi za networking ndetse no kwesitara amakamera y'umutekano izizwi nka CCTV kamera, gupima ibibanza n'ubutaka ndetse n'ibijyanye na interior design ku mazu ndetse n'izindi serivisi zitandukanye. Akarusho kandi abo dufashije gukorera interior design ku mazu yabakodeshwa ndetse n'agurishwa tubamamariza ku buntu. Deco Green Company Limited dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya TCB muri etage ya 3. Ku bindi bisobanuro ukaba wakwifashisha nimero ureba kuri ekran yawe. Igitondo cyo kuri wa gatatu tariki 20 z'ukwa munani mu kagari ka Bwerankuri mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro muri rigori y'umuhanda hasanzwe umurambo w'umusore utigeze umenyekana aho waba waraturutse, kuko abaturage bavuga ko yabonwe n'abasore bari barimo kwinura umucanga muri iyi rigori, bakaza kugera kuri uyu murambo wa nyakwigendera aribwo bahitaga bamenyesha inzego z'umutekano. Abaturage bashimangira ko ngo yaba yarishwe n'abagizi ba nabi bakaza kubatwerera uyu murambo, ibyo basaba ko inzego zakagombye kubikora iperereza mu buryo bwimbitse. Uyu muntu ukuntu abonetse urabona baba kwa kundi umuntu aba ari kwinura umucanga, umucanga uba wafashemo hano wa garaviye. Umuntu yararimo yinura umucanga, noneho mu kwinura umucanga abonye ikintu kimeze gutya ivi, abaza umugenzi we ati iki cyaba ari igiki? Aramubwira ati rero sa nk'ucaho turebe uko yaba ari umuntu. Niko gucaho ku ipantaro yabonye amavara yarutera kuko yararyamye agaramye. Ubwo ngubwo abaciye ku ivi abona ni umuntu, niko guhita ahamagaza abashinzwe umutekano avuga ati murore hano mbonyemo umuntu. Ntabwo ari imvura yamuzanye, kandi nubwo yapfuye, nta nubwo yaba yapfuye mu ijoro ry'ejo bundi zikarwa imvura yaguye. Uriya muntu ahubwo, uriya muntu abantu baramwishe baramuzana bamushyira hariya, kuko iriya mvura yamutabye imusangamo. Ntabwo umubiri waba umaze kumera kuriya muri ino minsi ko ari 3. Umutekano cyo ni kizima, ariko umuntu yavuye ahandi ntabwo yiciwe muri kano gace. Umugabo n'umusore, ni umusore kandi munini twatwagwa n'amazi. Uriya musore biye afite n'amazi ashobora kumutwara. Umubiri warahindutse, imvura yaje imusangamo buriya. Ubwo rero nanjye mbasha kubikurikiranaho, ubwo rero nibwo babashije kumuzikura. Ako amakuru make turi kugenda tureba natwe twamenya byo, ntabwo yaba yagoye mu mudugudu, ni nk'ababa bamuzanye bakahamusiga bakagenda, ariko ubundi umutekano hano mu mudugudu w'Imena abantu rakajijwe. Aha wakwibaza ku kibazo cy'umutekano muri aka gace uko usanzwe umeze, aribyo abaturage bashimangira ko ngo umutekano usanzwe ari nta makemwa, ariko kuba uyu muhanda udacaniwe ahazwi nko muri Nangumurimbo bakabona ko ariyo ntandaro yo kuba abagizi ba nabi baba barishe uyu musore wasanganywe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ndetse n'ikarita y'indangamuntu bakaza kuba mujugunya. Icyo basaba ko ubuyobozi bwakagombye kubirebana ubushishozi uyu muhanda ukaba wacanirwa mu rwego rwo kunoza umutekano. Amatara yo arakenewe, kandi n'umutekano nyine ukongera ugakazwa hakagira izindi mbaraga ziyongera. Hano umutekano ni wose, hano rwose ikibazo cy'umutekano cyo ni kizima, ariko umuntu yavuye ahandi ntabwo yiciwe muri kano gace. Umugabo n'umusore, ni umusore kandi munini twatwagwa n'amazi. Uriya musore biye afite n'amazi ashobora kumutwara. Bibaho ahantu mu by'ukuri ntabwo habona, ahubwo ni ukuvuga ngo abantu bakoze kiriya kintu ni abantu bakure, cyangwa se ni umurambo bazanye mu modoka barambika hariya, kuko byanga binoga
aba yaratatse abaturage bakabimenya. Aya makuru yaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire ahashimangira ko ngo nyakwigendera bakeka ko yaba yarishwe n'imvura ikamutsindika muri uyu mucanga ngo nubwo iperereza rigikomeje gukorwa. Amakuru yamenyekanye muri iki gitondo aho abaturage bahamagaye polisi ikorera mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro bavuga ko babonye umurambo w'umugabo batazi kubera ko wari wangiritse cyane. Abaturage bakaba bagiye gukora ibikorwa byo gucukura umucanga cyane cyane ko bafata umucanga watwawe n'amazi bakajya kuwinura. Bahageze rero basanga umurambo w'umugabo batabashije kumenya ko wari wangiritse cyane. Bahise bahamagara polisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano na RIB bajyayo. Bahageze kuko basanga n'umugabo wangiritse cyane kuko kumenya byari bigoye ndetse n'abaturage batuye aho bakavuga ko batamuzi, ariko hari ibyangombwa bimwe yari afite mu mufuka birimo nka perime yari yanditseho amazina y'abantu bakize Thomas imyaka 40. Bishobora ko yaba ari we cyangwa se yaba atari we kuko perime yenda ishobora kuba ari yundi kuko nayo yari yangiritse ntibyagaragaraga neza. Icyakozwe rero nuko hafashwe ibimenyetso bya gihanga kugira ngo hamenyekane umwirondoro we. Ikigaragara cyo kigaragara nuko ashobora kuba yaratwawe n'amazi y'imvura imaze iminsi igwa kuko n'ubundi yari ari munsi y'umucanga. Bigaragara ko amazi yamutwaye aragenda amutsindagira munsi y'umucanga kuko aho hantu n'ubundi binuraga umucanga watwawe n'amazi. Nicyo gikekwa. Iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane nyirizina icyateye urupfu rw'uyu mugabo. Ubwo twakoraga iyi nkuru polisi ndetse n'izindi nzego bari bagikomeje ibikorwa by'iperereza kugira ngo umurambo wa nyakwigendera wabasha kujyanwa mu ruhukiro rw'ibitaro ubundi hashakwe umuryango we abe yashyingurwa. BTN TV mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papa. Ibyishimo by'umuryango ni ishema ryawe. Bibiliya yibivuga neza ko umwana ari umugisha utangwa n'Uwiteka. Mubyeyi rero urasabwa kubungabunga umwana wawe kuva kivutse kugira ngo azakurane uburere bukwiye ndetse n'ubwenge ntagereranywa. Ibyo urabifashwamo na Mama's Pride Boutique yigufitiye ibicuruzwa byose nkenerwa kuva umwana avutse kugeza agejeje imyaka 15. Ko bagufitiye imyambaro, ibikinisho, amagare, amamodoka, amaparfe y'abana ndetse n'ibindi byose nkenerwa umwana wawe akeneye. Dukorera mu nyubako nshya izwi nka TCB House iri hepfo gato ya Centenary House muri etage yaho ya mbere. Naho ku bindi bisobanuro wakwifashisha nimero ureba kuri ekara yawe.